kubaka icyizere hagati y'abakuze n'urubyiruko. Ngira ngo ni kenshi hagiye habaho ikibazo, ugasanga abakuze n'urubyiruko nta bantu batabona uburyo bahura. Ugasanga niba uri umubyeyi ufite abana b'ingimbi cyangwa abangavu, usibye guhura mutanga amabwiriza cyangwa se ureba amanota cyangwa se muvugana iby'ishuri nabwo gake, ntabwo mubona umwanya wo kuganira. Ariko birakwiriye ko habaho icyizere hagati y'abakuze n'urubyiruko, hagati y'abakuze n'ingimbi. Icyizere hagati y'urubyiruko n'abakuze ni ikintu cy'ingenzi cyane kugira ngo bashobore gushyikirana. Iyo babashije kuganira buri wese yubashye undi amuhaye igihe, bari ahantu hatuje kandi yisanzuye, bakavuga ku bibareba kandi bibashishikaje, ibyiza byabo bihatse ibindi, ibyo bifuza kugeraho, ndetse n'intege nke zabo bakazivugaho bubahanye nk'uko babigenza iyo bari kumwe n'inkoramutima zabo. Aha biragaragaza ko abakuze aribo bakwiriye gutera intambwe ya mbere kugira ngo basange abantu. Biranezeza cyane, ariko cyane cyane binezeza udafite ubunararibonye, bigatuma rwose ahinduka umunyabwenge. Iyo umuntu ukuze yegereye abaciye bugufi, ndetse n'intege nke zabo bakazivugaho bubahanye nk'uko babigenza iyo bari kumwe n'inkoramutima zabo. Biranezeza cyane, ariko cyane cyane binezeza udafite ubunararibonye, bigatuma rwose ahinduka umunyabwenge. Iyo umubyeyi yegereye umwana we w'ingimbi cyangwa umwangavu, bagashyikirana bakaganira, wa mwangavu cyangwa ya ngimbi, rwa rubyiruko rwiyumvamo umubyeyi we cyane. Umushyikirano wabo ugenda neza, kandi ngo umubyeyi akwiriye kubikora mu buryo ashyikirana n'umwana we nk'uko ashyikirana n'inkoramutima ze. Abakuze kenshi barafudika iyo bagaragaza ko nta gihe bafite, ko bihuta, kandi ko bafite ibindi bibatwaye ingamira kuruta guha agaciro umwanya ukwiye wo kuganira n'urubyiruko. Si byiza rwose kumva uyu musore ukiri muto uhugiranye, wumva ko nk'umwana agomba kuvuga ibyo avuga akakuva mu maso. Nanone kandi si byiza kumwereka ko buri gihe uhari kugira ngo umuhe ibitekerezo agomba kugenderaho, nk'aho we nta na kimwe yaguha. Ni byiza kumwereka ko nawe afite uruhare mu mihindukire y'ibintu, kandi ko afite muri we ubushobozi bwagira byinshi buhindura, bikarushaho kuba byiza kandi bikanogera abamuzengurutse. Iyo nta bwuzu ugaragariza umusore igihe muganira, ntukitege umusaruro mwiza. Isano nziza mugirana imuha isura cyangwa ipica y'abantu muri rusange n'inyifato yabo. Icyo cyizere, uko kutishisha, iyo nyota yo gukenera ubufatanye bw'abamurera, byanze bikunze ni nabyo azagaragaza ahamuzengurutse. Ingimbi n'abangavu baba bageze ahantu ho kwibaza ibibazo byinshi ku bijyanye n'imico n'imyifatire. Bibaza cyane ku by'ukuri ndetse no ku bidashobora guhinduka. Niyo mpamvu ababyeyi batagomba na gato kureka gushimangira indangagaciro zikwiriye mu buryo bw'imishyikirano ariko butemera kuvuguruzwa. Bakwiriye kumva ko rwose bashobora kuvuguruzwa n'abana babo igihe bibaye ngombwa. Ikindi kandi gikomeye, abakuze bagomba kuba indorerwamo y'ibyiza bashaka kubona mu bana babo, bababera urugero rwiza, bityo bakabigiraho. Ugasanga umubyeyi arahana umwana we, ariko ibyo amuhana we ntabwo abasha kubikora. Ntabwo ari byiza. Ni gute umubyeyi yacengeza indangagaciro n'amahame ngenderwaho mu bana be b'ingimbi cyangwa abangavu? Umwanditsi witwa Juliana Morgosa mu gitabo cye cyitwa Un esprit positif, intekerezo ziboneye, yatanze inama zikurikira. Ku basore b'ingimbi n'abangavu, icya mbere, ntugahore ubaciraho iteka. Gira ibyo wihanganira, gira ubworoherane, tega amatwi kandi bibavunisha birenze. Iyo ni iya mbere. Iya kabiri, ba intangarugero mu byo ushaka ko bakora. Kora ndebe utavuga numve. Inama ya gatatu, wibuke guha agaciro ibyifuzo byabo byo kwigenga mu gihe bagaragaza ibitekerezo byabo. Inama ya kane, wikwirengagiza ko bari gukura bashaka ibisobanuro byimbitse. Inama ya gatanu, ntugate umutwe kubera inyifato idasanzwe bashobora kwadukana. Buhoro buhoro iyo mubyitwayemo neza, iyo myitwarire irashira. Inama ya gatandatu, ibyo mutemeranwaho bigaragaze mu kinyabupfura, bubahe kandi ubereke ko ubahaye agaciro. Mu gitabo cye yise Les adolescents et leurs parents, bisobanuye ngo ingimbi, abangavu n'ababyeyi babo, Juliana Morgasa yatanze amategeko 10 abagenga. Umushyikirano hagati y'umubyeyi n'umwana w'ingimbi cyangwa umwangavu ni ingenzi. Iryo ni itegeko rya mbere. Irya kabiri, mwumve mbere yo kukubwira. Itegeko rya gatatu, wirangara muganira. Itegeko rya kane, wimutonganya cyangwa ngo umurakarire mu mvugo. Itegeko rya gatanu, muha umwanya muganire. Itegeko rya gatandatu, wihangayika kuko ubona asigaye akunda kwicecekera. Itegeko rya karindwi, menya ibimukwiriye, umushime bigaragare, azamenye ko uri hafi ye. Itegeko rya munani, ntugahore utinda ku gitekerezo kimwe. Itegeko rya cyenda, wifunga ikiganiro mu mvugo yawe. Koresha ngo uteze yombi, mbwira, nuko rero, cyangwa se ubibona. Itegeko
rya 9, mugira inama umuburire mu rukundo. Itegeko rya 10, emera ikosa ryawe igihe wamukoshereje kandi umusabe imbabazi. Cyitonderwa: ku mukobwa w'umwangavu ni byiza kumenya imihindagurikire y'umubiri we, kuko hari igihe imutera guhangayika, gucika intege no kubura ibyiringiro. Ibyo bishobora kuba intandaro yo kunanirwa gukontorora amarangamutima ye, kandi bikaba cyane hagati y'amatariki y'igihe cy'uburumbuke n'igihe cy'imihango. Twarimo tureba kubaka icyizere hagati y'abakuze n'urubyiruko. Tubonye uburyo ababyeyi bakwiriye gukora ibishoboka byose bagasabana n'abana babo bageze mu gihe cy'urubyiruko cyangwa se bageze mu gihe cy'ubugimbi n'ubwangavu. Uwiteka arushaho kumvikanisha aya magambo. Imana ibahe umugisha.